Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Bana b'abantu, mureke twige kugira urukundo, kuko burya ngo ruruta byose, niko Bibiliya yambwiye. Inzira ya muntu itangira kiremwa ntawe uyicira. Twese tuyibonamo, tugatangira amasiganwa, nyamara ntacyo twibashirije tubeshejweho n'Umuremyi. Ese kuki umuntu agirira undi nabi, nyamara we yifuza kugirirwa neza? Reka mbareke mwiyumvire. Ego uyu mubyeyi muri kumuriza umwana muri iki gicuku aravuye akajya hebaye. Basenge wowe surava ukazijya ariko none icecekere mwana wanjye twageze hano mu rugo kwazo. Ariko se none himbona nibikira niko bahi muve muzuba se muri ijoro izuba riri heye. Niko se mada wimukiye hano kapu amajerekani ibiragoreka sinakubwira bivuge ubitera urubyiza mu si byose busa yabyinjije ahubwo dore turi nani ariko ntabona ko tunaniwe navuye ahejo nkubwiye ariko ndumiwe koko ko wavuze byinshi subwo naba nkibyibuka ko kagira Imana we gusa icyo nibuka nuko utigeze umbwira ko hari umuntu wemereye icumbi hano. Ntago mbyibuka rwose. Ongera umubwire umenya atagira amatwi. Ongera umubwire. Rwose ubundi wowe uruwahe wa mugore we ko ndeba unyurira. Uje gushaba icumbi bwo wazusuzugura nyiri urugo. Icumbi. Kuye dusakuriza. Ako witusakuriza. Ariko barababeze ko. Ariko ndakumva ariko ndaza kubizara nyuma ibyo mbona nibyo bituma ntageje uruko ariko ibyo mbonye noneho mwoka byaramo bahi ugeza aho cyura abagore mu ruga narimenyereye kugenda ukarayo kwiyongeza ngatuza ariko ibyo kuzana abagore hano mu rugo sinshobora kubyihanganira na rimwe. Urakora iki sugo newe ukora satawe umva turahangana mpaka ari mu rugo rwanje si byose ibeshye se nazarusha ibeshye ahangaha si wawe wenyine ari kubyibuke ni wawe nanjye urabyumva kurisa no ndavuze ndetse kuntu yigira ariko ndi Sakira muzi soka ariko ubwo ntubibona kazira vuba ariko soka rukira umugore wajije bahise ariko wabyumvise wa mudamu iki gikoshya ko wabyumvise ubwo wasohotse ariko ye ubwo se ntubibona ufati ushaka kuvire mu rugo wowe na ruhuma wawe icyo nshaka se icyo nashaka mu rugo iki umwana we n'uyu muzima urone iyo ruhuma yawe ari umwana we nk'umurongo wa mugore ntitwasanze umbabari sohoka ubuze nakubona ariko ko kariya sohoka uramora ikibayi arakuhora wacu yavuga wumva ntabwo wumva ese ninge Mana yamuremye koko kuki uzundara abana twashyize hamwe ngo tuvuze umwana wahisemo ko turyana koko bayi ko none uramo no kunkubita none se abantu ufite ubwenge ahubwo Mana yanjye we yaravuze yabivuze yewe ntabivuze Mana yamuremye kuki ushaka kwasubiramo subiramo urumva jera izimariko mbabariye ko fanzi cyo ushaka mu rugo rw'umwana wawe ujyana tubu hari icyaro gusanga ndegeye koko niba kandi ari imitungo baza urumva tuzanga amategeko akose wa mugore kutatuvira mu rugo utegereje ariko uramuvuga iki wagiye ukananya n'umwana waje koko gusa hano wari umwana utabona Yese mukazi Tony ndakumva urabaza amenyo y'inkoko ko kureba umunwa gusa urumva nasinzira ntiko nagira ngo tugire aho duhera ikiganiro naho ubundi kibazo ndakizi umwana wanjye mukabaranga rwose aranzaheza hejuru yo kwizirikaho umwana utabona nukuri rugumira umuhungu wo mu wanyi wanjye Sentama ntiyamukunze akemera no kumusaba maze umukobwa akabigarama ngo natamutwarana n'umwana we ntabwo bishoboka wahora niki
wowe uravuga Rugumire wamushakaga yaranapfakaye ukibagirwa umusore mwiza ruberwa wamukunze yirengagije ko yavuye mu nzu mwabahizi soko se mukabaranga atariko wibuke ko mfite umwana undi tuzamushyire se umukobwa akabigarama umva rero nkubwire mukazi Toni ndakumva ubu mugabo ngiye rwose nafashe icyemezo giteye gitese mugabo mwiza umva kiya gihume iriya ruhumo rwose sinyishaka muri uru rugo ayiwe akaje karemerwa ubwo nyine umukobwa wawe azasazira hada ntabwo bishoboka umwana utazamugirira akamaro namba se oya ntabwo agiye kumuza amahirwe yo kongera gushaka rwose ngo abyara abandi bana bazima ngenda bitekereza bikanyobera kuko nanone mukabaranga ashatse uriya mwana ntitwamusigarana hano ngo tumushobore umva rero ngewe ruhana mirindi icyemezo ndagifashe uriya mwana ngomba kumujyana kwa Sebahizi kwabahizi uwamwirukananye na nyina akiri muto afite imyaka 2 ubagize ingahe nibwo yamwemera atamwemera ni se ndakurahiye ntazamwemera wakwiha rubanda kubusa ndumva twahebera urwaje umukobwa wacu akazarinda asaza arera iyo mpumyi ye ntibishoboka rwose iruhana mirindi oya ngomba gushaka umuti w'ikibazo cy'umwana wanjye Bahizi nawe agomba gutwara umwana we nzaba nuko bimeze niteka nciye ngaho kumamagaye ibite Mukabara fata ubibara fata ndumva afite ubwoba bwinshi yego kubaye iki Mukabara turicara ngaho yego kuzwa ruguye nyabo ubibara ndakumva numvise ikintu kimfashe mu mugongo numva umutima uradiya cyane ubibara none umwana wanjye yaba afite ikibazo ko rwose n'ubundi ntajya musiga nzi ko ntari butaye simbyumva ni umwana wangayikiye gusa cyangwa hari uko wigenje bicamo Mukabara nigenza ntese ubibara iyo se rero ni gusa muko ubu nta kundi byagenze ubibara nkubwije ukuri mperukana n'umugabo nkibana n'Abahizi ubuzima nyuramo si ubwo gutekereza abagabo rwose imihangayiko yanjye urayobewe koko ikindi byo Bahizi nakunze mu buto bwanjye yankoreye byatumye nzinuka abagabo rwose ndakumva ku buryo uje ntitangwa arankunda mbona ari uburyarye kandi koko bikarangira mbonye ko atari urukundo cyane ko abenshi banyemera ntibemere umwana wanjye none uratuje ariko ayiwe ndumva umutima utagitera cyane n'isereri yagabanutse ahubwo rero ariko sinzi ko ari gusubiba umwana wanjye niwe utuma nemera kubaho nabi kandi iwacu ntibankundira umwana barantuka bakancira mu maso nta kindi ari ukubera umwana wanjye baba we kandi sinamuziza uko hari naramubyaye namubyaye atabinsabye sinakwikunda ngo mutenge gushaka umugabo sinamufatanya n'abandi ngo mwite icyo ntazi n'ibindi byinshi bimutesha agaciro aho bigeze Masenge na Muzehe bari bakwiye kuguha amahoro baragira se ngo ubigenze ute ibyanjye bizwi n'Imana ubibara mama aragira ati yoruma yawe itazajya kwahirira inyana ntazatuma amazi ko nyituma udukwi nyumvira n'ukuri aha abana na ba musaza wanjye kuko ngo nibo bamuvomera ngo bagatashya bakahirira izo nka wa muntu nyumvira n'ukuri nizere byibuze ko ibyo bintu batabivuga umwana yumva amfati abivuga yumva n'ukuri nyumvira Feza wanjye arabizi ko ari ruhuma nyine n'ibyo yarabyakiriye iwacu hari inka ariko ntiyanywa amata ngo ntaba yahiye nyamara njye nyina mba nakoze ibyo yagakoze iyo papa je yasinze njye nawe turara hanze kandi bitutsa mutuka ntibigira ingano mwana we Mukabara ihangane ngiye wabandi ntahazi neza ningerayo nkamenyera ubuzima bwaho nzagutuma uze twibanire nzabwira umugabo wanjye gushakira akazi uzane n'umwana wawe mutangira ubuzima bushya kuko ibyo si ibintu wiba ndakumva ibyo ubu byaratwara birenze tuba inshuti kuva kera umenya ariyo mpamvu ari wo nyumva mu muryango buse ntareka kukumva koko kuva nagera handa koko nshoboye ngo nahura na marume ari wese kuko duhuye ahita mbaza niba ntarashaka undi mugabo n'ukuri nyumvira kandi abagabo bose ntawemera ko ntwarana na Feza wanjye genda kumva cyane Mukabara ahubwo uri umubyeyi mwiza umubyeyi nuwemera gupfira umwana we uzi ko data yeruye akambwira ngo mba naramujugunye nkimenya ko afite ibibazo nyabo bitiyisaho kumuzana iwacu ngo nkamujugunyira se Bahizi wakwirukanya kuziza Feza ariko umumujugunyira ntubumwishagaze koko wiba ndakumva umwana wanjye ndamukunda cyane aho nzagubwo ni hazagwa kuko nta wundi umuntu afite mucira kari urutega mu muryango
Kabara genda kumva pe, genda kumva cyane ndetse sinzi uko bizangendekera njye n'umwana wanjye. Iyo byakomeraga naguhamagara ukaba umuhungishije iwacu gato. ahubwo ni byiza ko ngiye mu Kabara, kuko nkuko nabikubwiye nimara kumenyera nzaza kugutwarana n'umwana wawe. Umwe umusore tugiye kubana ndamwizeye ni umuntu mwiza, azamfasha gushakira akazi mu mujyi maze nawe utangira ubuzima bushya. Urumva? Ayiwe ko umutima wongeye kunsimbuka wiba. Sinzi impamvu numva umutima wanjye udatuje. Tuza n'ukuri. Ndumva ntogiye kugira isereri. Ngaho irambikeho gatoma, irambike buryamye gato. Ariko rero wasanga ari ibyo wishyizemo nawe. Igihe cyose utari kumwe na Feza uba wumva ufite ikibazo, wagiye utuza. Si bizima wiba. Nuko ari nijoro ntagenda ngo ndenge igishanga kiri hagati ya hano ni wacu. Ariko mbanyarutse nkareba uko umwana wanjye ari amahoro. Tuza rero. Urabizi muryamanye ni wahinyuza muri iri joro udahuye n'inyamaswa bunyamaswa wahura n'inyamaswa mu tuza. Ahubwo hasa kuzenduka nkanyarukira iwacu nkareba uko umwana ameze nkabona kugaruka wiba. Ariko ko umwana yasigaranye na sekuru na nyirakuru ufite ikihe kibazo wa muntu? Ndeka. Kandi ni wowe utuma bakwangira umwana. Nta cyizere ubagirira. Ayiwe. Urazinduka ugenda uzi neza ko abasaba bagera 3:00. Ari wowe ubundi iruhande. Urumva uzaba wagarutse koko? Simbizi muvandi. Reka ngerageze gutuza ariko umutima uranguka njye. Tuza n'ukuri. Ayiwe uramugonze papa Doriya. Sohoka urebe, reka mbanze ndebe. Uyihangane uretse gusohoka. Nge hanze ndebe uko bimeze ndakubwira. Ndaje ugumya aho ngaho. Mama Doriya, bigenze bite? urebe ntacyo umura rwose mfatiye ferigiye si mugonze. Yituye hasi kubera ubwo. Imana ishimwe. Ayiwe. Ibi ni ibiki ko mana virirana? Hamagara imbangukira gutabara ye uramugonze. Merezi turesha ngo mu modoka mu Doriya. Ndabona ntareba neza ngaha ni ku ruhande amatara ntahabonesha neza. Ibi ni ibiki koko? Yemwa. Witwa nde? Uvuye? Ariko si umwana ko mbona ari mukuru kuki atavuga di. Niko yemwa uburaje he muri iri joro koko kwa abana b'ubu mwananiranye. Mana we. Yemwa. Uvuye koko? Urava ukagiye wa mwana we. Ubu ninde wahemukiye umwana koko arya? Ariko bagabo muri ibisimba papa Doriya. Uyu mwana aravirana atya kube. Ibi ni ibiki koko mbonye mana we. Mushyire mu modoka twihutire kwa muganga. Yemwa hari ivuriro riri hafi aha. Ubu se kutavuga ndabigirane ko nta gitenge wajyanye se ahubwo. Uyu mwana ntiyaba afite ubumuga bwo kutavugara. Nishano gusa. Wivugishwa n'ibiki mukazi tu? Utiki. Nyamara ibintu byose ni uko bitekerezaho neza muzee. Iko siki. Azibeshye agiye kundeka. Yewe. Nzitaba niregure kandi ahita mvira no mu rugo. Abona se umwana wanzwe na se yeruhana bindi nakomeza kumwihanganira. Nubwo wumva uri mukuri. Ariko umutima urageraho kancira urubanza n'ukuri. Mva mbese. Kuko rwose Feza ni umwuzukuru wacu n'amaraso yacu. Ubahuye n'abagizi ba nabi wa muntu we byagenda gute? Mukazi icyo mpfa nawe. Umva mbese. Nicyo mpfa nawe rwose. Ntuzi gufata icyemezo. Ngo gihagarariwe. Icyo yahura nacyo cyose cyangwa nuko namwikirije. Yapfa yakiragiye byo bimbwiye siki. Bimbwiye iki? Ndabyemera rwose uriya mwana utabona yabujije umwana wacu amahirwe menshi. None se wabimenye? Niwe watumye asenya urugo rwe. Yego nyine. Niwe utuma nta wundi musore umushaka. None ariko kuba twafashe icyemezo cyo kumusohora mu rugo kandi ukamushorera ukamutahana atakwikura ngo agaruke ni icyemezo kigayitse. Cyagayitse ariko cyagayika twagifatiye hamwe. Twatumvikanyeho. N'ubwa mbere se cyangwa n'ubwa kabiri tubigerageje. Mukazi tuni mbabarira rwose uceceke hato ntabona ngarukiye hanga nk'ubushize. Cyashano ry'igihume rwose singishaka. Noneho umenya atazagaruka nuko azaguye azahereye. Iminsi 2 irashize ataraza.
ubushize yagaruwe na mwene Sirasi bahuriye mu isoko. ariko ubundi yamugaruga mujyana he? Umutaye kwa se baramushorera baramuzana, none umenya byararangiye pe ntazagaruka. umva rero mubwire umva nkubwire wa mugore we ukwiye kwikuramo ubwo bwoba. Ndabufite. ndabizi ubu mukabaranga inzira arayirira kuyimara, ushobora kubona asesekaye hano, uranyumva? maze rero ntumubone ngo utangire udaga atadukeka. Mukabaranga akunda umwana we cyane muze, nawe urabizi. Yagiye kugenda rero wagira ngo yaketse umugambi wacu wo kwikiza umukobwa we. Yarabanje yibaza uko azamariye iminsi yose mu bukwe, yibaza uko azamwambarira mu gukwa, bugacya akajya mu gusezerana mu mujyi, agatwikurura akagaruka birangiye yasize umwana we Feza, ashaka kubyanga, ariko ubucuti afitanye na mubyara w'ibambe buramuganza. naramwumvise nyine akubwira ngo uzihangane umumenyere, none ngo ntabwo amenyereye kumara iminsi batari kumwe. aho haranyica inkomanga mfite ku mutima ntizigera ishira ruhana mirindi. ariko sizabuzwa n'iki? Mukabaranga azarira nagera hahuri, azabona undi mugabo abyara abandi bana beza, yibagiwe kujya kiriya gihume cyari cyari. ariko wajya ureka izo mvugo zo gupfobya, ariko buriya ni amaraso yanditse. muraho neza? goko kuje utarwambaye muko. ndaje mama, ndaje reka njye hariye. Cyorere ariko mukazito neza, ariko atatwumvise uramenye ko numva mfite ubwoba muze. umva mbese ndakwiyamye kandi mukazito tuza, ariko yibutuza udatuma umukobwa wacu tuwumbura atatukeka. rega buriya nari nkubwe mbanje kujya hariya bijya kwiherera. uzi uturutse hakurya yo kwa nyokorome ucepfiye hose muri kariya gahwazi no mu kabande uburaho wikinga. yegora nahabuze kubera abantu benshi bari mu nzira. mwibuka se ko uyu munsi isoko ryaremye? yego disi. ngaho utituza rero icara tubwire ko ubwo bukwe bwa mubyara wawe bwagenze, ariko nizere ko nyokorome atatwitwayeho umwikomo. ntiwamusobanuriye ko nari ndwaye? narabimubwiye rwose. yewe ndaje. Feza Feza mwana wanjye, ntugira ngo ase ari hano? oya repfa ari kumwe n'abibyara mwihurire, yagiye gukina n'ababyara. namwoherejeyo ngo babe bakina, nabonaga irungu ryamwishe. mama wohereje umwana wanjye kwa nyirarumunsi kumva mwangura umwuka? sinakwicara ntaramubona rwose. kandi wa mukobwa we niwo ukura urwango hagati yawe na musaza wawe. umwana ko akina n'abandi bana uramuzana umushaka we. ndabizi musaza wanjye nta nkundira umwana papa, ntamukunda rwose. nibyo wishyizemo Mukabaranga mwana wanjye. umwana se ko ari muri babyara be. muri iyi minsi utari uhari musaza wawe twaricaranye twumvikana ko tugiye kwisubiraho, ibyo guha umwana wawe akato ngo nuko atabona turabyihana rwose. maze ni naho yaraye yishimye cyane, kandi abandi bana nabo barishima rwose, ubu nta kibazo afite rwose. maze baramwigisha bakamusubiriramwo ibyo biga mu ishuri, banamusomera n'udukuru. nibyo se koko? ni ukuri. noneho reka mbanze mbabwire uko ubukwe bwa Ibambe bwagenze. icyo ngaho tubarire. ndaba njya kumuzana. ndishimye ubwo asigaye akina n'abandi bana rwose. cyane rwose arakina n'abandi da. usanze ari bwo agisinzira kubera umutima muteye mu rukerera. umwana ndabona mwe kumwarikira transfer akajya aho bafasha abagize ibibazo by'ihungabana, ibindi twarabimuvuye, ariko ko mubona afite ibimenyetso by'ihungabana pe, kubera ibyamubayeho rya joro twamutoraguye cyangwa se imbere yaryo. reka dutegereze uyu munsi turebe. gusa uwanyereka umugabo wamufashe ku ngufu umenya namushishimura n'inzara mu maso. umuntu w'umugabo atinyuka ate kwangiza umwana nk'uyu muto koko? ikimbabaje ni uko uwo mutindi kumufata bitoroshye. umwana ubwo aravuga ko twamusanze atahazi, kuko bisanzwe iwabo badaturiye ku muhanda wa kaburimbo, akaba ko yari yazanye na sekuru akamusiga gato amubwiye ngo namurindire, akamutegereza agaheba. maze kumenya ko uyu mwana afite ubumuga bwo kutabona natekereje byinshi sheri. ubu watekereje iki mama Doriya? natekereje ko umuryango we wamushukunye ku bushake, utitaye ku bibazo ashobora guhura nabyo. mbese kuri bo bumvaga yapfa akabaviraho. ubu kuki batagize impuhwe koko? kumva se uwo mugabo wamufashe ku ngufu yamubwiye ngo naza amuyobore, ubwirwa n'iki ko sekuru atagarutse akamubura mama Doriya? oya, uyu mwana baramujugunye papa Doriya.
kandi ikibabaje ndamubaza izina ryaho kurivuga akarira. Iyo tumenye izina rye tugatanga itangazo. Uko se sha ariko uri umwihore ntumuhate ibibazo nubwo wose ntumubaza amazina umubaza uko yitwa n'ibindi, reka tubanze tumuvure. Ikibazo kindi rwose nakimenyesheje abashinzwe umutekano, ubwabo barabikurikirana rwose, kandi njye numva nabura umuryango we burundu tuzamurera. Uzi ko twabyaye Doriane wenyine, twagerageje gushaka undi mwana nyuma yo kumubyara biranga, twemeza kurekeraho tukarera Doriane tukamurerana n'abandi bavandimwe bacu ku mpande zombi. Rwose twareze abana benshi bo mu miryango yacu ukuze ajya iwabo, undi ukuze ajya iwabo. Doriane wacu amaze gukura, ejo cyangwa ejo bundi azaba ashatse umugabo. Si byose uyu mwana ni Imana yamuduhaye rwose. Ndejo ndakumva. Nabitekerejeho nibaza impamvu uyu mwana twamutoraguye ku munsi twashingiriwe biranyobera. Dukora icyo tugomba gukora cyo gushakisha umuryango we, nitubura burundu tuzamurera rwose. Ariko ntugire ngo biroroshye kurera umwana nk'uyu ufite ubumuga bwo kutabona. Ndabizi abantu bazatwita abasazi, ariko uyu mwana ni umugisha Imana itwihereye. Ni umugisha rwose. Twari tuvuye kwisurira umukecuru mu cyaro, hari gahunda twari dufite yo guhura nawe koko? Ntayo rwose. Ntacyo, ariko ni urugamba papa Doriya. Icyambere uyu mwana ntituzi inkomoko ye, afite ubumuga bwo kutabona, agize igikomere cyo gufatwa ku ngufu. Ugira ngo si ubumuga bubiri bwo kutabona nicyo gikomere. None se ko natwe tutamujugunya nk'uko ukeka ko abo umuryango we bamujugunye, ubu twamuvura yakira tutigenda atazi yajya atanabona koko? Ntabwo bishoboka. Simbizi ni ukuri, gusa kwiyemeza kumurera ni icyemezo gikomeye tuzafata nyuma yuko tubuze abo mu muryango we. Nta kibazo tuzabiganira, ariko tugomba kumufasha rwose. Reka utaza nta mukeba wawe intebe ngo yicare kankundi. Niba wumva neza ariko yavuze ko aticara. Sinicara kuko sintuje, narinje kureba ko nta mwana wanjye uri hano. Umwana ugenda ate? Umwana afite se ntumuzi koko bahe? Ese kikise yaruhuma yawe. Ariko umenya warabuze kugera hango ngire nabi wa mugore we, kuko umugabo wanjye yagushatse ukabyara ruhuma, nahagera nkabyara abana babona wa mugore we. Wa mugore we utajijishije vuga ikikugenza. Hashize iminsi mbuze umwana wanjye bahe, ubwo rero kuza hano niho wa muntu wahiriye mu nzu utabura hapfunda imitwe. Umva, umubura umubona ibyo rwose ngiye ntacyo bimbwiye. Korasha niko mukabara. Ubwo uri bukubwira ngo umwana yawe ntuzananirwa kumurera, none uratinyuka ukaza wigenza hano ngo urimo uragenda umushakisha. Bahi Karame, rwose uyu mugore simushaka mu rugo rwanjye. Nuko mugore mwiza, wumvise nyir'urugo ko avuga mu kabara? Genda akase kujya atagenda. Narakwinginze ngo umwana umujugunya akiri muto tukimenya ko ari impumyi, none urahanyanyaje ubonye ko ntacyo azakumarira uramujugunya. Ubu si imyaka 12 wari umaranye nawe nyabusa. Ubwo se kukitumvise ibyo bakubwiye. Ngewe njugunya umwana wanjye bahi, ni gute najugunya umwana wanjye? Kuko wumva yagiye ajyanye n'ababyara be bakabura irengero rye, nkaba narinje kumushakira hano ngira ngo yaba yarahaje kuko papa yigeze kumuhazana ku ngufu atamushaka iwe. Koko urumva najugunya umwana wanjye? Umva madamu, jya gutanga amatangazo rero ntawigeze agera hano, wumvise? Ngaho se ibi byose ni wowe. Akato wahaye umwana wanjye karamukurikira. Mwiyame mukaba, mwiyame rwose. Urumva mvira mu rugo. Umva tuvire mu rugo, genda ariko murababyeyi genda ntasana n'ibyo bigoryi byawe. Genda ariko genda ibyo genda ukatesha abantu igihe. Mana ariko rero kankundi ugira hano mubwire, ndumva ngize akantu ku mutima. Ngo gati kandi bahi hagati uracyakunda mukabaranga bahi? Oya, mukabaranga simukunda, ariko uwo mwana wabuze n'amaraso yanjye. Are we ubu yabuze nibwo yibutse ko ari amaraso yawe rero. Izo muwe nizo umwana cyangwa nizanyine? Ariko se ko numva ushaka kubigira urubanza bito wa mugore we. Rero umwana nkuri utabona urumva ashobora no kugwa mu mugezi atawubona. Umva yata ureba se nta nawumva.
bakubwiye ko umugezi udasuma se? sinzi impamvu numva ngize ikidodo ku mutima wanjye kandi ubwo nirukanaga mu kabaranga n'uwo mwana we ntacyo nigeze ngira kankundi. None harya mu kabaranga avuze ko amaze iminsi ngaha buze. Simbizi. Yewe nako radiyo yanjye iri hehe ngo nyifungure numva amatangazo. Umva nkubwire ibyo uwo mukobwa wawe birekeye uze nkwereka icyo mfasha hano. Ni iki kikuriza akabyara kanjye nkunda? byambayeho nagahoma mu rwiba. Byakugendekeye bite mu kabara? kuva nava mu bukwe bwawe umwana wanjye Feza sindamuca iryere. ngo Feza ngo iki? naramubuze yewe. Ntibishoboka Mukabara, ihangane banza utuzanye mubimbwire neza. nageze hano bambwira ko yaraye kwa musaza wanjye. numva simbyumva neza kuko umwana wanjye ntiyari asanzwe agendayo. bamuziraga urunuka. nagira ngo njye kumuzana data na mama bakantwama ngo ndamuburize iki gukina n'abandi bana. nakomeje gutegereza bigeze aho binyanga mu nda njyayo. bambwira ko ntigeze akandagira. None se muzehe na mukecuru bo ko ari bo wasigiye umwana bakubwiraga ngo iki? nubazi se ibyawe ni ukumbwira nabi gusa. data akavuga ngo n'ubundi yambwiye kumuha se kuva kera ndabyanga. akongera akavuga ngo aheruka akina na babyara be ntazi aho yanyuze. babyara be nabo bati ntiyigeze agira iwacu. baraneraga na batyo mbese ubundi mu gihirahiro. Mana we, none se ubu nkumariye iki? umaze iki kuri iyi si wibambe we? umubyeyi utabasha kurinda umwana we amaze iki kuko mu buzima. Wivuga utyo Mukabara, sha wivuga utyo. namusigiye iwacu nzi neza ko adakunzwe ko batamushaka. naho nashakiye maze iminsi niruka ku masoko y'inaha iwacu hose. mbese nataye umutwe kugeza ubwo njya kumushakira kwa bahizi maze nabo bantera utwatsi. Umva nshuti yanjye, byibuze se wabimenyesheje polisi? naho nagiye wiba Feza wanjye nabura sinzi ko nzabote. Oya sha wivuga utyo Mukabara, humura tuzamubona. Noneho ndashaka ko tuganira byimbitse Kayira, umaze gukira neza. Urashaka ko tuganira iki Doriya? Ku buzima bwawe, nkamenya impamvu uhorana ikibazo cy'ihungabana. Impamvu turya muri muzima byagera mu gicuku ukavuza induru. Impamvu warambwiye ngo uriyanga ku buryo ubishoboye wakiyibagirwa. Zaye impamvu zibintera ni nyinshi cyane. Indi mpamvu nshaka kumenya rero ni yatumye ubwira iwacu ko utaragera hano nta zina wagiraga. Ni gute wavutse wanyu ntibakwita izina? Nuko ntaryo nagiraga Doriya. Bishoboka bite ko umubyeyi abyara umwana ntamwita izina Kayira? Nitwa Kayirangwa, izina papa we yanyise. Nta rindi zina ngira rero. Kayirangwa yari mushiki wa papa yakundaga cyane. Menya ariyo mpamvu yari ku isi. Wimbeshya Doriya. Papa we yatekereje ati kunyita izina rya mushiki we. Kayirangwa na papa barakundanaga cyane. Nyine ni amakuru nanjye bambwira kuko nakuze atakiriho. Mvutse rero papa yashatse kurinyita. Gusa ntibyakunda hariye mama washakaga kunyita Doriane. Wumvikana ko nibabyara undi mukobwa bazarimwita. Ntibyakunze rero ko bankurikiza. Ariko rero umukobwa bashakaga baramubonye kuko n'izina barariguhaye. Gusa mbwira iryo witwaga mbere yuko bari kwita. Ega papa we yanyise Kayirangwa. Niryo zina ryanjye rero. Sha, wambwiye uko witwaga utarahura n'ababyeyi banjye. Sinibuka amazina yanjye Doriya. Imana izamfashe sinzana nayibuka ukundi. Cyangwa ibanyu bari barakwise izina ribiwe. Iwacu hihorere. Mama agasibangana mu mutwe wanjye burundu. Sinzongere kwihibuka. Humura tuzagukunda Kayira. Tugiye no kugushyira mu ishuri wige. Njyewe niga? Uyu munsi mama ntiyakoze. Yazindukiye aho bamurangiye ishuri ryigisha abana bafite ubumuga butandukanye kugira ngo nyine nawe bagushyire mu ishuri wige. Nanjye se njyewe ruhuma imburamumaro inteza rubwa umuzigo ikibazo
igitutsi n'ibindi byinshi navuze. yo ibyo byose ni ibitutsi bagutukaga. Ibyo ni ibyoroheje muri byo. Ihangane ma, hari igihe Imana ihindura amateka, uba yawe nayo agiye guhinduka. Mbabajwe na mama wanjye. Mama wawe? Ndatekereza uko mama wanjye ameze ubu ngubu, yarambuze nkumva mfite agahinda. Ariko ubundi wa mwana we, ubwo nturi umutekamutwe? Uti nitwaga amazina mabi y'ibitutsi, ukongera ngo ubu mama wawe yarakubuze. Doriya, karame, nsezeranya ko ninkubwira ibyanjye byose umbikira ibanga, ukaribika kugeza igihe njyewe ubwanjye nzabasha kuryivugira. Kayira, ndakuruta ubukuru ku buryo buhagije. Niba nkurusha imyaka mike nkurusha nk'imyaka 11, urumva namenya ibanga ry'umwana koko? Doriya, karame, iwacu simpibuka bya nukuri, ariko amazina yanjye ndayazi, aya mama wanjye ndayazi, n'aya papa wanjye ndayazi. None kuki wabeshya ababyeyi banjye ko nta mazina yabo uzi? Kuko washoboraga gutanga amatangazo mama yabyumva akaza kuntwara, kandi sinshaka kubasubira. None waba waravuye iwanyu utorotse wa mwana we? Sinavuye yanorotse pe. Byakugendekeye bite se kugira ngo wisange mu muhanda papa agera aho gufatiraho amafiri? Iwacu banyise Feza. Feza? Kazina keza. Mama yambwiye ko bemeje ko navutse ntabona mfite amezi 9. Kuko igihe cyo kureba cyarageze, yankinisha nk'izindi mpinja nyeri kudukinisho, akabona sinukurikiza amaso, akaruca karumira, akanabyikuramo. Ageze aho bibwira data, urabyumva mu cyaro ntibabihaye agaciro. Ku mezi 9 rero, ubwe ngo yarahagurutse atangira kubaza abaganga, niko kumenya ibyamugwiririye byo kubyara agakobwa ke k'imfura katabona. Ndakumva ma. Mama rero akibwira umugabo we ko umwana babyaye atabona, yahise amubwira ngo bahanjugunye. Ngo bakujugunye? Ni wowe se wari wahisemo kuvukana ubumuga bwo kutabona? Nanjye simbizi, ariko mama yarabyanze ashaka kumvuza, maze data arabyanga. Atangira kujya agenda agataha bwenda guke yasinze, undi akagenda akarariyo, akamukubita, undi akamukirira abagore. Mana we, ageze aho baramwirukana. Mana yanjye. Nuko ageze iwawe, sogokuru na nyogokuru nabo batijugunya ruhuma, maze ashaka undi mugabo ubuzima bukomeze. Na marume bibuko, mama aratukwa, aratotezwa, nkura nuko ibitutsi byinshi bimbwira ko ntacyo maze. Mama yahoraga nyiziritseho pe. Umunsi sogokuru yamfashe ajya kunjugunya kwa data, bangarura bamukurikiye. Ese kurumva mama wawe gukundaga, kuki wamutorotse koko Kayira? Sinatorotse pe. Mama wanjye yari yagiye mu bukwe bwa mubyara we, nuko sogokuru amfata ukuboko mbwira neza. Kuva nabaho nibwo yarambwiye neza, nuko aranjyana. Ndibuka ko twateze imodoka tukagenda urugendo rutari ruto, ariko muri tagisi bagenda bahamagara bagiye ku Muyenzi. Bindi ntumbaze. Ndakumva mama. Nuko nyine yavuyemo nanjye amvanamo, arambwira ngo icara gato ndaje. Ibindi byakurikiyeho nibyo mama Doriane yakubwiye. Ikigabo cyansanze nicayeho yansize, kimbaza wanjye nyibwira ko ntegereje sogokuru. Mama arabimbwiye. Mama arabimbwiye. Nuko
cyagufashe ku ngufu cyihorere kayira cyihorere rwose. sha ngiyi impamvu nashaka amazina yanjye rero. ndakumva pe. ndashaka gutandukana n'amateka mabi. humurama mama wambyaye yihangane, imana ntibishaka tuzabonana tukiriho, tutabonana kandi yesu ni mu ijuru. ndakwinjiza dariya, ibi tuganiriye n'ibyanjye nawe. humura ati iwanyu batazatanga itangazo bigatuma nsubizwa iwacu. humura kayira, humura rwose. zana icyo gikombe ngushyiriremo ikindi kigage winywera wiba. aho ntugira ngo mve hano nasinze mu kabara. iki kigage ko numva gihiye cyane. ntuzinde uryame, nturi kwa nyogosenge. gushya byo kirahiye, umusemburo mama yarawitondeye da. ubu sinkiri uwanjye ngo nigenge umugani wa Bibiliya disi we. ubwo se ushatse kuvuga ko utari burare no? naje mfite umunsi umwe wonyine kandi warangiye kuko naraye iwacu. umuhamagare rero mubwire ko nangira ijoro ndaza. umugabo wanjye ntiyakwemera kongera kurara yipfumbaze. none se ubaka akanya dushinyanya urukumbuzi koko. niko mukabara ubu nje nikoreye iki gitebo cy'ibijumba ntasize nkubwiye ngo nsange mu murima koko. uyu mukobwa rwose yagize nabi ko kuvunisha amase. reka nkwiturire rwose. cyore uwiba mbe mwisengeneza wanjye. nkarame ndigira hino duhoberane wa. uraho. ego komera mbonye impamvu ibicuro byari byamaze umubiri wose mwana wa. urambaba rero noneho ubonye uwandangaje mama. ndabibonye ni mubyara wawe. uraho n'umugabo wawe araho di. turaho turakomeye. ko ntacyo mwibwira sera. kigi se mama. ubu ntamaze imyaka 3 ashatse ra. 3 ndayimaze rwose, warayibaze neza. none ko nategereje ko nyoko cyangwa so bambwira ngo tuze kuguhemba ngaheba. naringa tanga ikindi wamubaza mama. ntibyo kubyara ntaki. iyo gahunda ntiragerwaho. nashakanye n'umugabo wanjye aribwo nkirangiza amashuri yisumbuye. none nagezeyo rero twumvikana ko ngiye kubanza nkiga kaminuza tukazabona kubyara. mu byanzanye ahubwo harimo no kubatumira kuko iyo myaka 3 nyimaze niga kaminuza, nzasohoka vuba. abubu we mbese amashuri mwayashimbuje umwana. oya mase, umwana nawe azaza, ntuhangayike humura rwose. ibyo kwiga sura bibwira mama wumva yabiha agaciro ko kubiba. mukabarazi ahubwo reka ngende ntaza kubura imodoka nkarara bitari ngombwa. wihuse se waruje kurahura muko. naraye ino kuko naraye iwacu, ngomba kurara ntashye rero. nubwo nazanywe no kubatumira mu birori byanjye rero byo gusoza amashuri, hari akandi gaseke ngufitiye mu kabara. agaseke kagenda gatubiba. na agapfundure nyine tukamenye. kunteye ubwo wiba umwanya wose umaze hano, nako nejo twaravuganye kuri telefoni ko ntacyo wantangarije. wabona mubyara wawe yarakuboneye umugabo mu mujyi. umva masenge n'ukuri ngo umugabo mukabaranga se yamwemera. wenda ubwo ari uwo mu mujyi yamwemera. twakuboneye akazi mu kabara. ayiwereka. uribuka mubyara w'umugabo wanjye umweru wamwambariye mu bukwe witwa Rugira w'umuganga. ndamwibuka rwose. niwe nabwiye ibyawe byose biramubabaza. yiyemeza kugushakira akazi none yarakakuboneye. yewe manu ushimwe, manu himbazwe, manu ushyirwe hejuru rwose nkoreye ibikomeye we. mukabaranga utarize se mwamuboneye akazi bwoko kira. Plus qu'un point pour être certain de terminer en tête de leur groupe. Franck Ribéry pourrait être aligné d'entrée pour la première fois depuis 2 mois et sa blessure à la cheville droite. Un Ribéry pas ménagé par... uburyo ukoze ni byo Madoriya. kuki ukwiye mu rubuga rw'imikino koko. amasaha ya filime yanjye yarageze kandi nawe nabikubwe Padoriya. mbese konje wafashe niyo kureba filime. wajya ureka nkirebera. jya wirebera mugore mwiza. nibagiwe kukubwira ko ejo tuzasura Kayirangwa ku ishuri. kugira ngo sinzabishobora njyewe. niba utazaboneka rero ubwo nanjye ntawe nzajya, gusa umenye ko umwana azababara. icyangombwa ni uko asurwa ariko dore hano ntahari se azamusure. ubwirwa n'iki se ko we nta gahunda afite ya wikende. ariko Madoriya karame ubu nibyo nabonye warabibonye. ibiki?
utarabibonye namenya ko utazi kureba. ibiki ariko papa Doriya? Ibya Dr Mugabo n'umukobwa wawe. Ya baba ubwo se nibwo ukibimenya? Ubwo se kujya utari warabimbwiye? Nkubwira iki se? Ko inkweto yabonye yayo. Ako se wowe uyibona umuntu adakura akarenge hano kabona umukobwa wawe yitaba telefone ari mugabo umuhamagaye bakavugana kuva tugiye ku meza twe tukarangiza ataraza ibyo bigahororomba atariye akabugwa buraye kubera telefone wibaza iki? Aho wabereye wari warigeze ubona hari umuntu uhamagara Doriya agiye kurya agahita ahaguruka akagenda agahera? None se ubwirwa n'iki kare baba bavugana? Aha narizi neza narabigenzuye. Ubwo rero umenyeshe Doriya ko ari uzasura akayirangwa ku ishuri cyangwa se muzajyane. Washize impumu se nakwegera mukobwa mwiza? Winyegera wowe uri umwana mubi. Ubu nkomeze nicare muri kilometero turebana, urumva koko nabishobora? Ako tekereza guha umukozi wawe telefone ngampamagara ambwira ko warembye. Nkaba nje ntarwambaye ngasanga uri muzima ko kumuga. Mbabarira nsabye imbabazi rwose Doriya. Ntacyo ariko. Akiriye contribution nawe uzayishyure. Contribution igenda iteze kandi? Yumva ko urwaye. Nahise ntira papa imodoka. Za nkutabaye. Kuko nirukaga nyine ababishinzwe bampagaritse baranyandikira. Kandi bari mukuri koko. Iyi contribution nzayishyura bebe. Nzayishyura n'umutima mwiza rwose. None se mu by'ukuri shiri wabikoreye iki? Nyine nabikoresheje n'urukumbuzi rwinshi Doriya. Ese nyine kugenda unyegera ubundi ntakubabarira. Ariko wambabarisha. Eko nemeye rwose kwishyura amande waciye kubera amakosa nagukoresheje. Sibyo? Ngira ukuri muga. Kuki umpawiye koko? Iyo ruba urukumbuzi wari kunsanga iwacu. Doriya. Karame. Maze iminsi nkubwira ko ngushaka. Ukambwira ko ufite akazi kenshi. Kagusaba ko duhura nibura nyuma y'akazi. Uti mfite izindi gahunda. None wahisemo kumbeshya rero? Nakubeshya rwose umbabarire. Kandi unyumve rwose. Iyo ukunda umuntu nyine uba wifuza kumubona hafi yawe. Kutabone ko kubyifuza si uko ntagukunda mugabo. Urabizi ko nkora akazi katoroshye. Nibyo. Wibuke kandi ko nshaka ko uyu mwaka utararangira mba narangije ubushakashatsi bwanjye. Icyo nanjye nkitwa dogiteri mu by'ubukungu. Nzi ko bitoroha rwose. Ariko nanjye rwose unshakira akanya gatoya. Akanya kangana gutya kanzinya rwose nibura nkubone. Mwibutse ko ngukunda nkureba atari kuri telefone. Mugabo nanjye ndagukunda pe kandi ndagukumbura nk'uko nkumbura. Ahubwo nibutse ahantu twajya tukamara akanya tuganira kandi tugafatanya urugendo urukumbuzi rukagabanuka. Nukuti aho sinihesha saho waba unkuye rwose ariko twahamara nk'icyumweru. Icyumweru ni ukuri. Umunsi umwe nari nibeshye ko nawe uri muganga kuko njye nasaba bagenzi banjye nkamara iminsi nkora ijoro nkazabona amanywa. Umunsi umwe w'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi tukazajyana gusura karumuna kanjye ku ishuri. Kayirangwa? Ahora kunyishyuza sha ngo akeneye kukubona akakumenya. Ubushize najyanye na mama kumusura arakumbaza. Ndabyemeye rwose mukobwa mwiza ariko tuzarara. Umva mugabo ni ukuri. Turara gute se kandi buzaba buri bucye ari akazi? Ego ese ni wowe Kankundi? Muraho neza mukecuru? Muraho. Nawe wararwaye kugeza ubwo bakohereza ku bitaro bikuru? Ni umusaza urwaye. Yarakomerejwe niko kutwohereza hano ku bitaro ubu nibwo nkigera hano. Mwe numvaga rwose ubu mwaratashye. Njye sinzi niba nzanahava rwose umwana wanjye agenda arushaho kuremba. Ayiwe ariko harya uwo mwana ubu ntiyari amaze kuba umusorera? Umwana wanjye sugira ngo ntiyaburaga umwaka umwe ngo arangize ayisumbuye mukecuru. Ihangane none se abaganga baravuga ko iyo ndwara yamugobye ururimi ari indwara kikoko. Baravuze ngo ni mugiga wa mubyeyi ariko simbyemera pe. Umwana wanjye rwose baramuroze si gusa. Nyamuntu utikoma abaturanyi bawe bazize ubusa. Abaturanyi bararengana ngo yabazize bene wabo. Ye bene wabo?
yafashwe yaraye avuye kwa nyirasenge kandi kuva nagera muri ruriya rugo kwa bahizi muramukazi wanjye rwose ntitujya imbizi. ceceka hatagira ukumva nyabo, nyirasenge w'umwana ntiyatinyuka kumuhemukira atyo. cyabuzwa n'iki? aranyanga rwose ku buryo ntacyo atakora ngo ambabaze mukecuru. oya ubu ndashaka kubwira abaganga bakadusezerera kuko ntacyo bakora ngo umwana wanjye akire rwose nkajya kumwivuriza ahandi. umuvuza hese kandi mu bavuzi babishoboye. none se kankundi ni iki muramukazi wawe yakwangira ku buryo ari umwisengeneza we koko? kuva nakwinjira muri uriya rugo rwose umukobwa wari usohotsemo. muramukazi wanjye yarampekenye amenyo akantuka ngo ngira umwanda, ngo ntawe murena mukabaranga, ngo ndi umusinzi, ngo sinkora, ngo nkenesheje musaza we, mbese ni byinshi cyane. aha hese ugira ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye niwe uba umwishe? urashaka kuvuga ko niba ari ibyo yakubwiye rwose wimwijundi kumuhora ubusa. ariko ubundi harya wanyinjira ute ngo nkubwire ibyanjye? nawe ubwawe rega wandogera. yego bisa nigendere mama we. umukobwa wamuteze akana gato cyanya munini cyabonye n'ubwo umukobwa gikubise ivi. yego nyagasani nibyo byawe mukabara kanguka se nyine. weba ubwo we nta bitotsi ufite koko? nicyo nangira kureba na filime nawe mukabara, urasinzira rwose ngasigara ndeba njyenyine kandi wakanga ugatangira kumbaza aho bigeze. babarira sha numvaga naniwe cyane. mbwira ahubwo sha, mbwira rwose niba wa musore yageze agahura na wa mukobwa babaniye ku kibuga cy'indege yagiye kumutegereza. ntabyo nkubwiye rwose, nukenera kubimenya uzafata umwanya uyisubize inyuma uyirebe. basi se subiza inyuma nanjye ndebe. arewe ntibishoboka rwose ntabyo nkoze. ndumva wandakariye da, mbabarira ni ukuri ibitotsi biba byanyiciye. yewe reka mbifunge turyame ijoro rigeze kure. ariko si umuntu ukwandikiye ubutumwa bugufi bukagutera iseseme bigezaho n'uwahera. ni abantu umuntu abwira biyama ariko ntibumve. n'uwo mukorana se kandi noneho njye nifite ibibazo byanjye bimuhangayikishije wiba, sinazanywe muri uyu mujyi n'abagabo rwose. ego baba ariko se kumbwira nawe mukabara wahonda hako ko uwo mugabo ukwandikiye ndamuzi? uramuzi dore ni Izake mubyara mugabo wawe. Izake rwose ugushaka arambabaje. njyewe niba ari akazi bandangiye nzakareka maze nduri. uramenye mada, uramenye rwose utazikura ku kazi nk'uko ari Izake wakagushakiye. biriya bitara birimo nk'umukozi sibye. ntabwo umuntu umbwira ntiyumva wiba. umuntu namubwiye ko inyamikunda muri igihe yajyanye no kubura umwana wanjye Feza ariko ntiyumva. gusa nzamubwiza iki? ni ukwiye no kumurakarira gutya ariko ibibazo byawe nta ruhare na ruto yabigizemo. ikindi kandi gukunda n'uburenganzira. nanjye kudakunda n'uburenganzira bwanjye ariko di ukabaranga akana ka masenge. ndabizi ufite igikomere ku mutima wawe ariko ntibivuga ko ugomba kwiyambura uburenganzira bwawe. gukundwa no gukunda urabyemerewe. wiba ibyo umbwira ni ibiki koko? ibyo nkubwira ni ukuri, sinkubwira ibyiza byo gukunda kuko warabyigeze urwara rwigeze. ariko nta cyiza nko kugira ugukunda nawe ukamukunda mugafatanya mu kubaka umuryango wanyu, urumva nawe ugataha hitwa iwawe. wishaka kubinyumvisha sha wiba? ndabikumvisha kuko ndabizi neza ko Izaka gukunda by'ukuri. ibyo ni akazi ke. azi ibibazo wahuye nabyo byose. yagukunze atari we kuba umugore wavuye mu nzu kandi akiri umusore. ntiyagukunze ari we ko yayize kaminuza kandi ukaba waracikirije ayisumbuye. mukabara wihemukira Izake rwose, wimuhemukira n'ukuri. umva wiba ndakumva. nkunze ngakundwa naba nishimye hejuru y'umwana wanjye. uguhangayikira muri iyi si atagira umwitaho wiba. mukabara ko ntako tutagize muvandimwe, ko twatanze amatangazo ku maradiyo atandukanye, ko twagenze ibitaro n'ibigo birera abana batagira kirengera. Feza twaramubuze. icyo kintu aragahinda. niba turagira ngo bizagende bite? urashaka kuzapfana agahinda se? umva emera undi mwana gukunda, mubane mubyara abandi bana, azakwibagiza agahinda ko kubura Feza. urumva utambwira ko yanze guyikunda aka kanya muzehe. karashize da. yego ahubwo rwose mukazi tu ndakumva. niba hari akakwihenera rwose wakamaye none nkagakunoza nabwo ko numva icyaga kimeze nabi. urumva utagiye guca umuco wa mugabo we? ese umugabo ururwi twese hari ikibazo ko wumva se nyine ari akihenero ntiwari kukanywa? ariko wa mugore mvugishe menshi uzana inzoga n'inyweri. inzoga irahari rwose ahubwo ejo uzatumire mu mwanya wawe se nta madore ntaherutse hano.
nzatumire sentama Hey. umva ari ariko nzamutumire kandi aramutumiye mubwira ko umukobwa wacu aza hano kutwereka umukwe akaba ataraje mukazito. Ayiga mana we sigaye ngira amazinda akabije rwose. Nimugoroba yohereje umwuzukuru we kukubwira ko afite urugendo uyu munsi. Waraye uje rero nibagiwe rwose muzehe sinabikubwira. Ntunyumvira nukuri urumva amazinda yawe ataranteranyije na munywanyi wanjye. Wahora ni mbabarira rwose. Rwose ndabonye ataje ngira akantu ku mutima rwose numva akantu kankumanga. Nikaveho rwose. Ndatekereza nese mama yaba atarishimiye ko ngiye gukigira mu kabaranga kandi yarabenze umuhungu. Oya rwose ninjye wabyibagiwe ko yari yagutumyeho rwose. Ubona ko umukobwa wacu akiza akava ku izima niko mukazito. Ndakumva arashyize yemera kurongorwa da. Wabaye ucecetse wabaye wicecekeye ukazabivuga bwaratashye ko mu kabaranga ntamwizeye. Ruhana miri iyo atekereje umwana we ngo ashobora no kumara icyumweru cyose atavuze. Kuriya musore ugiye kumutwara samuzi neza akaba ngo ari umuganga uvura abafite ibibazo by'ihungabana n'ibyo mu mutwe. Ubwo azamenya uko amutwara. Ahari buhuru nibamara kubyara nka kangahe azamwibagiza iryo shyano icyo gihume cy'umukobwa. Ariko we kujya upfobya izo mvugo zipfobya zavuyeho. Ndambwira ibyo washaka kumbwira. Nyamara njye mfite ubwoba muzehe. Ubwoba zibwiye uzi ko mperutse kurota umwuzukuru wacu ngo ndeba nabi cyane. Uraseka ariko rwose ujye kukazi turi genda urashinyagura. Inzozi koko burya zigira yazo. Zigira nkana rwose arakureba nabi cyane se igeze abona mu buzima bwe. Impumyi yabuvukanye kanabupfana yakureba site. Muzehe nkorana inkomanga ku mutima. Umwana wa mukabaranga ashobora kuba atakiriho. Buri gihe iyo murota ndeba nabi amigagura ahagaze aho mu muryango avuza induru kandi yavuye amaraso menshi cyane. Mukazi tumvure nkubwira inkuru nk'izo ngizo sinzishaka. Urumva ayo mateka yareke tuvuge ibiri imbere. Tugomba gutangira kwitegura uko tuzatumira abantu uko bwa mukabaranga. Ngaho maze ku murongo wa mbere w'abazatumirwa uzahandike Bahizi n'umugore we. Umva cyane rwose kugira ngo iriya nyana yimbwa ibone ko yikojeje ubusa umunsi se umukobwa wanjye. Hasoni asuzuguriye umwana rwose. Icyambabaje nuko yanzutagurije umwana akagera ubwo amucyurira undi mugore bagafatanya kumwirukana amuziza umwana we babyaranye. Mureke iyo mbwa. Yego natwe ntitwamwakiriye neza ariko umwana wanzwe na se ntiyari gukundwa no kwa sekuru. Ariko wa muhungu we n'ubu byaranze ngo ntashobora gutobora ngo avuge ngo yabaye ikiragi. Avuga didimanga. Umva ahubwo Bahizi niba ufite ikibazo mukazito gute se wambwira ute ko umugabo abyara ubwa mbere akabyara umwana utabona uranyumva akirukana umugore akazana undi bakabyara udidimanga. Kera kabaye umwana babyaye umwe akazabikirage. Umva ahubwo utaha buriya bizamwoka amazabyara na nyamweru. Ariko nakubujije izo mvugo zipfobya. Azabyara nyamweru rwose. Uriya warorohewe. Ndumva naniwe cyane tujye kwicara shu. Yashaka hangane shawe ndirimba igiyemo ndashaka kwibyinana nawe sha. Ndayikunda cyane. Ariko urabona ukuntu umfashe imbere ya papa na mama we. None se igisigaye n'iki ngo ubu wanjye doriya. Ni ngewe. Diduzi ko yamukiye abantu. Urubyiruko munyihanganire. Ninjye usabye ushinzwe kubacurangira kubagabanyije umuziki. Kugira ngo duhe abana bacu ijambo Doriane na Kayirangwa. Maze rwose gahunda ikurikiraho urubyiruko rwacu turayibaharira mu byina nimushaka muri kesha. Ni koko rero uyu ni umunsi w'ibyishimo muri uyu muryango wacu. Ni uruhurirane rw'ibirori. Uyu munsi itariki twibutsa byinshi nge n'umugore wanjye. Twayitekerejeho twibaza impamvu yagiye baho ibintu bitandukanye mu buzima bwacu. Iyi tariki niyo twashyingiranyweho. Uyu munsi twujuje imyaka 29 dushyingiranywe. Iyi tariki ubwo twavaga mu cyaro iwacu gusura umubyeyi twari dusigaranye icyo gihe twabonye umugisha duhabwa umwana w'umukobwa mwiza cyane. Abatamuzi ntibamenye ubwiza bwe. Ubwo twamugezaga mu muryango wacu yari agakobwa gato k'imyaka 12 ariko ubu ni inkumi. Nako yambujije kubivuga ngo arabyivugira. Nari ncitswe Kayirangwa mwana wanjye.
mbere na mbere rero umubyeyi mwiza nyina w'abakobwa banjye natambuke aze hano. kutagenda mama? papa wawe ndamuzi buriya arashaka kundiza Doriya. Ngwino disi sheri, ngwino mugore mwiza, ngwino mugore ubaruta, rubavu rwanjye, mutima utatse neza n'ubuntu. niko muzehe kwazi imitoma Doriya. arayizi nyine, ngira ngo wumvise umuryango nakuriyemo. buri gihe papa yabwiraga mama amagambo amutaka kugeza ubu bashaje. urabyumva nawe? ceceka byihorere. ntuzi ngewe wayo nabitse ahangaha mu mutima wanjye. nibyo. uwo mubyeyi mwiza duhagararanye hano rero afite icyo ashaka kuvuga kuri uyu munsi. nibyo koko mfite icyo nshaka kuvuga. ndashaka gushimira umugabo wanjye, ngashimira Doriya umukobwa wanjye w'imfura, ndetse na Kayiranga umukobwa nahawe n'Imana. papa Doriya, karame mukundwa, ndagushimira ko wambereye umugabo mwiza. ndashimira umukobwa wanjye Doriya ko yambereye umwana mwiza. ibi mvuga ndabivuga kuko nzi ko urubyiruko rwinshi rwitwara muri iki gihe turimo. wabaye umukobwa mwiza Doriya, urankundira ntiwiyandarika. Kayiranga we, karame mama, ngwino nguhobere rwose. uyu mwana mugeza muri uru rugo abantu baransitse cyane. uje aho wese akahava nciye intege, atura umusazi wa mugore we. uragira kurera umwana wundi, urera umwana utabona utazagira icyo akumarira, ahubwo uje kukubera umutwaro. sinabyitayeho kuko iminsi nari maze ndwaje Kayiranga kwa muganga namubonagamo impano idasanzwe. mama wambabariye nkabyivugira kuko ihangane mvuga kimwe sheri wanjye, ko warangije uri uwa mbere igihugu kikaba cyarakugiriye icyizere kikakwemerera kujya kwiga mu mahanga kandi kuziga ibyo ushaka kandi kikurihirira. munyihanganire mama wanjye muce mu ijambo. buri gihe ntekereje abo babyeyi bambyaye bundi bushya, ubwo nasaga n'uwapfuye ndira amarira y'ibyishimo. ntekereza kenshi ngo ndindeho kugirirwa ineza nk'iyo bangiriye. naranzwe n'abo dufitanye isano y'amaraso. naringize imyaka 12 y'amavuko, ariko mu by'ukuri ndiho ntari umuntu, ahubwo ndi ikintu kitagira umumaro. ayo niyo magambo nabwirwaga. nibuka ko mama umbyara yankundaga cyane, ariko nawe ntiyatekerezaga ko nakwiga. yamfataga nk'ishyano ryamugwiririye, akanyakira ukundi, akumva ko yangaburira gusa, agahora ahanganye n'abancunaguza, ariko nta kirebana n'iterambere ryanjye atekereza. data na mama nkunda cyane, iyo ntahura nawe sinari kuzaba umuntu. nari gukomeza kwitwa ikintu, ngakomeza kwitwa imburamumaro, ikigoryi, ruhuma. sinabona amagambo mbashimira muri rwose. Kayiranga uwo mujyana aherereye mugari Doriya. ahubwo ndabona ari kumujyana kwa muganga papa. Doriya aravuga ukuri rwose. Kayiranga reka tumujyane kwa muganga tumufashe n'ihungabana. nimunyarutse rwose. uborohewe gusa se cyangwa ahubwo wakize? cyane nakize no kunsezerera tugataha, hanyuma nawe ugashakisha agatege vuba sha. dore abo mwari kujyana kwiga baraye bagiye. yewe sinzi uko byangendekeye, numvaga ibibazo byanjye narabyikuyemo Doriya. ni ukumva ko amahirwe wagize mu buzima agira bake Kayira, ukikuramo imibabaro yaranze ubwana bwawe. Doriya, ntibyoroshye sha. buriya navuze ibyiza nakorewe, numva mfite umunezero mwinshi mu mutima wanjye. akanyanga ko guhumbya, numva ijwi rimbwira ngo ibyo birimo byose buko uriwe ntubona nk'abandi, wafashwe ku ngufu ukiri umwana. Kayira, hari ibyo umuntu adashobora kugira icyo abikoraho, cyane cyane nk'ibyatambutse mu buzima bwacu. urize, urangije amashuri yisumbuye, uri umukobwa wa mbere mu gihugu. cyane rwose. ntihari abandi babonesha amaso warushije? narabarushije benshi. ikigukomerera mu buzima bwawe ni iryo jwi rikubwira kuri wa wundi wanyu bakubwiraga kera cyane ukitwa Feza. cicika hatagira ukumva yewe. umuraturi babiri. aha, ntuzi ko se bajya bavuga ngo n'inkuta zigira amatwi. tekereza mugabo sheri wavura hano amenye iryo zina.
umura ntahari ndabizi. Doriya ndagukunda, iyo ntakugira sinzi aho mba ndi. Nanjye ndagukunda cyane Kayira, uri umuvandimwe wanjye nishimira. Nkunda kunyisanzuraho ukambwira ibyawe byose, nanjye kandi singira icyo ntinya kukubwira. Gusa imyaka ugiye kumara mu mahanga wiga izangora. Nanjye ni ukuri izangora. Ubu uzaba ugiye aho ntanyaruka ngo ngusure nk'uko nagusuraga wiga mu mashuri abanza cyangwa yisumbuye. Gusa nzajya nguhamagara kenshi, kandi ndifuza ko uzakomeza kuduhesha ishema mu bo mujyanye, ukazagaruka uri uwa mbere. Nzabikora Doriya, gusa wibuke ko mu bantu igihugu cyemereye kujya kwiga aho ngiye kwiga ari njyewe njyenyine utabona. Uribuka ijambo wabwiye mugabo ubwo namuzanaga kugusura bwa mbere? Sindyibuka pe, kuko mba navuze menshi. Yarakubajije ngo ko wahora uvuga ko ushaka kubona umukunzi wa mukuru wawe, ukaba uvuze ngo ushimishijwe no kumubona. Wamubonye ute kandi amaso yawe atabona? Ndabyibutse di, nibutse ko namusubije ngo ay'umubiri ntabona ariko y'umutima arabona neza. Naramugushimiye. Ngayo nguko rero, amaso yawe y'umutima arabona, ubwenge bwawe ni bwa bundi, uzaharanire kubarusha. Nzakora uko nshoboye Doriya. Hari ikindi natekereje ariko rero Kayira, ndakumva. Ko wambwiye ko mama wawe yagukundaga cyane, ubu si cyo gihe cyo kumushakisha? Gute? Tukabwira ababyeyi bacu amazina yawe y'ukuri, ko witwa Feza, kugira ngo dushakishe uwo mubyeyi. Ntekereza ko ahari nawe yishwe n'agahinda. Ngo uramenya ibyo mvuze ntibigutere ikibazo Kayira? Ni igitekerezo rwose natangaga, ntibyakorwa tutabyumvikanyeho. Ubu ni njye ngenyine ukuzi neza, ababyeyi bacu ntibakuzi. Kayirangwa mwakiniwe na Karangwa Liliane, Dr Ndejuru mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, Mama Doriane mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Doriane mwakiniwe na Mugeni Aime, Dr Mugabo mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe, Mukabaranga mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Ruhana Mirindi mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu, Mukazitoni mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Uwibambe mwakiniwe n'Iranzi Denise, Bahizi mwakiniwe na Mukeshimana Musa, naho Kankundiye mwamukiniwe na Gasibirage Antoinette. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.